Itumbagira ry'ibiciro ku isoko ni ikibazo gikomeje kwibazwaho n'abatari bake hirya no hino mu gihugu, ndetse bamwe bakavuga ko nta gikozwe ntaho baba bagana. Ikibazo bavuga ko kibateye impungenge, bamwe bati intambara y'Uburusiya na Ukraine itumye isukari yigondera umugabo igasiba undi, abandi bati se iyi ntambara niyo yatumye n'idodo zitumbagira mu Rwanda nyamara tuzihingira. Leta yiti hari barusahurira mu nduru. Prime TV nyuma y'ibi byose twerekeje mu isoko rya Ziniya riherereye mu karere ka Kicukiro, maze twumva icyo abaturage yaba bahahira ndetse n'abaganira isoko bavuga kuri iki kibazo. Turemeranwa kubera ko isukari yarazamutse cyane, ubu ngubu iri ku mafaranga 73,000, mbere yaranguraga 46. Baratubwira ngo nukubera ngo hariya hari imirwano hanze, ngo niyo mpamvu ngo ibikoresho byavagayo, ngo niyo mpamvu isukari yiyongereye. Urumva n'abari babifite mbere kera bahise babyuriraho bahita babizamura kandi bakibifite muri stock. Urumva rero inyungu ni yabo. Nko ku isukari batubwira ko ubu ngubu barimo kunguka 12,000 ku mufuka w'isukari. Ubwo rero urumva ko nibo babizamuye kandi bakibifite. Ikintu cya mbere cyongeye kubabwira ni ukuntu ibintu byatuyobeye. Ibintu birahenze cyane. Nk'ubu ngubu njyewe niguriraga ibirayi bya 200. None ubu ngubu ibirayi biri kugura amafaranga 400 hano mu isoko rya Ziniya. Icyo ni ikintu cya mbere cyo. Isukari nayiguraga amafaranga 600. None ubu ngubu isukari ngo yageze ku 7. Namwe mumbwire niba mbyaye vuba naguraga isabune ya 400, none ubu ngubu isabune ngo ni inote y'igihumbi. Ubu se ubu ngubu urukona nzongera kumesa? Ntabwo nzongera kumesa. Igikoma cyo nakivuyeho burundu. Igikoma nakivuyeho, nagihariye umwana. Nk'ubu ngubu ejo umwana yakinywereyeho na sukari. Nk'ubu ngubu umuntu wajyaga unzanira ibitunguru abikuye Nyabugogo yabizanaga ku mafaranga 1,000. None ubu ngubu yambwiye ngo ngomba kwishyura amafaranga 200. Ese iyo ntambara yabaye niri gutuma n'imizigo yurira cyangwa niri gutuma ibintu bigomeza guhenda? Ikintu batubwira yuko ari imisoro. Ngo na resanse ngo yaruriye. Ngo niyo mpamvu barimo kuduhenda. Natwe rero twaribashije nimba ari iyo ntambara, nimba nibyo twihingira hano mu Rwanda nabyo ari intambara yabiteye, natwe twarayobewe. Usibye yuko niyo ntambara itaraba n'ubundi byari bisanzwe binahenze. Abo bashoramari baza n'ibyo bintu aribo bateza ibi byose. Ugasanga wenda baprofitiye mu kavuyo muri ibyo bintu, ugasanga ibintu barabyurisha. Indi cyonge uri mu kugira ngo baze dodo, wabaza dodo bakakubwira ngo ni intambara yo muri Ukraine. Ese intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya birahuye koko nahanga muri iki gihugu mu Rwanda muri Afrika kugira ngo bahende hano muri isoko rya Ziniya? Benshi bitwaza intambara ya Ukraine, abandi bakitwaza intambara y'Uburusiya. Ubu abantu basigaye bafite ikibazo wagira ngo Ukraine yatereye mu Rwanda. Twari tuzi ngo corona nigabanuka ngo ibintu ngo bizagira agaciro bigabanuke byibuze gake, aho ko byarushijwe kuzamuka cyane. Umucyavuga ngo umuhahire wamukora fagitire akavuga ngo urabeshya ngo ibintu ntago bigeze aha, bakavuga ngo urabeshya ibyo uvuga ntago ari byo, ibintu byaruriye cyane. Bishaka kuba biterwa na COVID-19 ariko ntago ari COVID-19. Yese kuba bafunguye amasaha bakabaragize 28 kuri 28. Aba baturage bakomeza basaba leta kwinjira muri iki kibazo kugira ngo n'umuturage wo ku rwego rwo hasi nawe abashe guhaha yitunge ndetse abashe no gutunga umuryango we. Ngewe ikintu nsaba leta ni uko yatugabanyiriza imisoro. Nigabanya imisoro n'ibintu biragerageza kugabanuka. Byibuze ikajya ku isoko ry'umurimo ikatugabanyiriza imisoro, yamara kutugabanyiriza imisoro noneho ubundi asigaye ibiciro bikagabanuka. Ngewe ikintu nsaba leta bwa mbere ni uko yagabanya ibintu byose na wa muturage uri hasi ufite inote ya 500 nawe akabasha guhaha, nawe akabasha kurya. Ikindi mbwira abacuruzi nabo bari kuriza iyo misoro, nabo bari kuriza ibyo bintu, nuko leta yabagenzura koko nimba ibyo bintu bari gucuruza bihenze koko nuko babivuga, bakabasha kugabanya ibyo bintu buri wese. Nk'ubamwe nibakirya umuceri, abandi nibakinywa isukari, abandi nibagiteka amavuta basigaye batogosa. Cyo dushaka turashaba ngo ibiciro babikureho, isukari isubire uko imeze, umuceri usubire kuri 20 wasubiraga, n'isukari isubire uko yari imeze ku 1,000 kitarengaho n'amafaranga na gato. Ariko ubu nyine rwose ko baraza bakasa n'abasahura, ni benshi barimo guhenda rwose. Ariko turashanga ngo imisoro
nayo bayikature nta kundi nicyo icyifuzo cyanjye rwose ikashiraho igiciro cyemewe n'amategeko baba basanga yarengeje amategeko kuko baba bashatse gupfobesha abandi na leta afazari nawe akaba kwiri ibihano. Mu kiganiro n'itangazamakuru Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Habyarimana Beata nawe yakomoje ku bicuruzwa byahenze ku rwego mpuzamahanga ndetse avuga n'impamvu yabyo. Navuga nti hari ibicuruzwa bimwe byagiye bizamuka mu biciro ariko ntabwo ari byose. Hakaba cyo kuza nanone ibindi wumva abantu bavuga ngo ibiciro byazamutse ariko mu buryo wumva budasobanutse. Kimwe ati ibijumba byazamutse akavuga ati akawunga kazamutse cyangwa se amakara yazamutse ndetse nanumva avuga ngo sorwatomu yazamutse. Ugasanga mu by'ukuri ntabwo byose byazamutse kimwe. Ibyo twagenzuye by'umwihariko n'ibyo ngibyo bitatu bifite n'umwihariko w'uko tutabikora mu bwinshi mu Rwanda. Icyambere no kumenya ngo icyagirwa impinduka ni ikihe. Tuvuze amata, tuvuze isukari n'amavuta n'isabune, tukumva n'impamvu ubwo ibyo twe turasiga tubafasha kubigenzura uko byinjira mu gihugu bihagaze. Ari isukari n'amavuta twagejeje kureba impamvu kugira ngo twumve impinduka zihari. Ku mwihariko ku isukari iyo dukora mu Rwanda cyangwa se iyo dutunganya mu Rwanda ni nkeya, ni 10% iyo dukoresha mu gihugu hose. Mu gihe amavuta nayo mbere ntitwakoraga na busa ariko ubu ngubu hari ayo dukora makeya ariko n'ubundi ni menshi tuvana hanze. Ayo dukora mu byo kugeza kuri 37% gusa, nubwo nabyo tubyishimira kuko bikozwe mu gihe gitoya cyane. Amavuta rero tukayavana mu Misiri no mu bihugu bya Aziya. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Habyarimana Beata akomeza avuga ko hari ikiri gukorwa kugira ngo irizamuka rigabanuke, ariko anasaba abaturage kuba maso kugira ngo hatagira umuntu bahenda, dore ko hari barusahurira mu nduru bari kubyitwaza. Yego ntabwo waba uri ingoma ngo ujye guhahira Rwamagana, ariko none witse imbarara ku muntu umwe. Reba niba nta bandi bantu babasha kuguriraho hirya no hino, icyo bita competition. Kuko hari igihe umuntu akwihererana no mu makuru makeya ukaba wagira ngo niko kuri kw'ibintu. Kubyerera hano mu Rwanda hari ibintu nawe ubwe ashishoje yakumva ko nta shingiro. Kuvuga ngo dodo zirazamutse mu gihe cy'imvura, umunyarwanda wese arabyumva ko bidahuye. Wenda mu gihe cy'impeshyi umuntu yahengeka. Nicyo kimwe no mu gihe cy'inyanya, ubuhinzi bw'inyanya bukomeza igihe cyose. Abatawuhindira nduba dufite imyero 3 mu mwaka. Bivuga ngo ntago wasobanura ngo inyanya zahindutse. Icyo nashobora gushaka gusobanura nuko iyo abantu bagiye kurangura bakakuririzaho inyungu ishobora kuba 8%, ishobora kuba 10%. Byaguraga 1,000 akurangije ku 1,100. Ariko ntawe ishobora kuba 60%, ntago ishobora kuba 80%. Ngive ku 1,000 ijye ku 1,800. Urumva rero aho ngaho nawe ugiye kugura ni byiza ko uvuga ibi ntampaye igiciro nicyo. Twifuza ko natwe twabuye ko tuzagera tukahagera ku makoperative atandukanye acuruza yanye n'iby'imyaka, ariko dufatikanye kugira ngo nawe ye kwakira byose nka ibintu byacitse. Ntabwo byacitse, ihagarara hashobora kubwirirwa. Ntabwo ari ukubwirwa, ahubwo abacuruza nabatandukanye. Urumva umuntu uhindura igiciro mu gitondo, saa 6 kongera akagihindura, saa 9 ugasubirayo, ubu kimwize nk'umucuruzi nawe ubwo wabitekerezaho. Ntabwo byashoboka ku kintu gihingwa hano mu Rwanda. Yewe no kuba kiranguye kirekana nka petroli bavuze ko nabwo igira stability ya nibura amezi 2. Igiciro cya petroli kiba nibura amezi 2 kikiri cya kindi. Iyo habaye impinduka ikomeye nk'isukari, umuceri, amavuta twavuze, byo turabikurikirana kugira ngo turebe nta cyahindutse, kandi koko twemeje ko hari byazamutse. Ariko nero 20% ntabwo ari 100%. Ibyo mu gihugu bishobora kugenda bigaruka ku murongo. Ibyo twagaragaje bituruka hanze nibyo twabivuze, ntabwo ari byinshi, ariko nabyo kora gushakisha ahandi hantu twaranguririra twibwira ko hari cyazashoboka, ariko ibyo mu gihugu byo bizagaruka ku murongo.